Mwiriwe mute kuri Lorenzo M4 ndizera ko meze neza cyane, ndizera ko rwose mukomeje kugubwa neza cyane kuri Lorenzo M4. Ni waramaze gukora subscribe rwose uri umuntu w'umugabo, ndizera ko rwose nawe utarakora subscribe ukimara rwose kureba iyi video cyangwa turanayireba kanda kuri subscribe ubundi ibintu bigende neza cyane. N'ubuntu subscription ngira ngo rwose murabizi ko ari ubuntu. Mbazani iki muri uyu mugoroba, ekipe ya Rayon Sport ibintu byacitse nubwo mwumva bisa nkaho bituje, ariko umuriro uri muraka hagati y'umutoza n'abakinnyi. Abakinnyi bakuru bakaganga muri Rayon Sport ntabwo bishimiye umutoza hari ingingo Francis Christian, ndetse ngo bamaze gufata icyemezo ko atazongera kubapangira 11 ngo bagiye kuzajya ipangira 11 kuko batekereza ko yapanze 11 ngo abivanga, ndetse ngo niwe uri inyuma y'ibihe bibi ekipe ya Rayon Sport irimo, ndetse no kuba isa nkaho iri kugenda iva ku gikombe cya shampiyona nyamara yari ifite amahirwe yose yo kugitwara. Abo bakinnyi ni bande? Impamvu ni iyihe? Kuki abakinnyi batari kumvikana n'umutoza? Hari ingingo arabashinja iki? Baramushinja iki? Uraza kubyumva nyine muri iyi nkuru. Ariko reka mbanze nkubwire rezilita zivuye birumvikana mu mikino y'igikombe cy'amahoro yabaye uyu munsi. Ni imikino ya 1/4 kirangiza. Mwabimenye ko mu nkuru zacu mwagiye mubyumva ko ekipe ya Rayon Sport izakina n'Intare y'umukino wo kwishyura, nubwo uwitwa Katibito yarahiye agasizora ko uyu mukino batazemera kuwukina, bazemera bagaterwa mpaga Rayon Sport igakomeza birumvikana. Ariko barabizi ko nyine binagoye kuko Rayon Sport yabatsinze ibitego 2-1 umukino ubanza, kandi ibatsinda bayakiriye. Urumva rero n'ubundi byo bari kuzayikorera igihe bari kuzabakinnye umukino wo kwishyura. Abandi rero bageze muri 1/4 kirangiza. Ekipe ya Mukura imaze gutsindira ekipe ya Musanze FC ihuye igitego 1-0 cyinjiye hakiri kare rwose mu gice cya mbere cy'umukino. Musanze shatse igitego cyo gugombora irakibura burundu, irakibura rwose, birangira ari 1-0 ariko izakira umukino birumvikana kwishyura mu matariki nyirango tariki 25 hagati ya 25 na 26 nibwo aya makipe azagaruka mu kibuga cy'imikino ya retour. Umukino rero wabereye ihuye. Hanyuma rero ekipe ya APR Football Club yari yakira ekipe ya Marine Karumuna kayo cyangwa se Kishywa kayo, igakubisa ibitego 2-1. Ibitego harimo igitego kiza cyane cya Bizimana Yannick aka Ifi ku nkoko. Hanyuma ekipe ya Kiyovu Sport yo iratunguwe cyane. Ekipe ya Kiyovu Sport itunguwe n'ikipe ya Rwamagana City itsinda ibitego byose 3-2 ku munsi w'ejo nibwo President Juvenal yari yasuye ekipe ya Kiyovu Sport mu myitozo ababwira ingamba zo gutwara igikombe cya shampiyona. Ese yababwiye kuregeza bakaba baregeje mu gikombe cy'amahoro kugira ngo bitegure neza imikino ya shampiyona, ko nta mikino ya shampiyona se ihari muri iyi minsi, ko bafite ikiruhuko kirenga icyumweru. Ubundi bihagaze bite muri rusange? Kiyovu Sport ntabwo bigenze neza cyane, itsinzwe n'ikipe ya Rwamagana CE ibitego byose 3-2. Ntabwo rero bigenze neza cyane kuri ekipe ya Kiyovu Sport, navuga rwose nicyo navuga, ntabwo ibintu bibagendekeye neza cyane. Akaba rero uko bihagaze muri rusange, urabona ko nta kipe nimwe mu makipe akinye uyu munsi ishyizemo ikinyuranyo cyatuma wenda twizera ko izakomeza mu mikino ya 1/2 cy'irangiza. Muri Rayon Sport rero ibintu bimeze bite? Ubundi muri Rayon Sport gahunda uko ihagaze muri rusange, hari ingingo ashinja bamwe mu bakinnyi kwitwara nabi bigatuma abananirwa imyitozo, bityo bakajya mu kibuga bafite intege nke bagatsindwa. Abo ngabo rero ni bande? Eretier Ruvumbu burya ngo anywa inzoga cyane, niyo mpamvu ubona ko vraiment ninda igifu nyine, ubona ko vraiment nakabati ninda nyine y'abapapa. Ruvumbu ngo atamira icupa cyane akajya mu kibuga ananiwe rwose ku buryo no kwiruka kiba ari ikibazo. Uwitwa Rwatubyaye Abdul nta kibazo afite gikomeye cya fitness, ariko ne kuva yakiri imvune nawe ntabwo ari kuri rwego rwe rwiza, ariko nawe ntabwo ahambaye cyane. Uwitwa Onana ntacyo hari ingingo amushinja, uretse ko nawe ngo arangarira cyane mu bakobwa b'i Kigali, abakobwa beza b'inyarugenge, umupira ntawutere neza cyane. Arashinja abakinnyi b'abakadera, abakinnyi bakuru mu by'ukuri kudatanga discipline ku bana bato nyine,
kutitwara mu buryo butanga urugero rwiza, kutitwararika nyuma y'imyitozo, mu myitozo ngo baruhuke bazazana imbaraga mu kibuga, ahubwo ngo imbaraga bazimarira mu bakobwa, mu bagore nyine no mu kabari, bigatuma rero batamwumva neza. Ibi rero bituma uwitwa Haringingo Francis Christian mu mikino imwe n'imwe agira atya iyo adafite uwitwa Ganijuru Eli kuri gatatu, aho kugira ngo akinishe uwitwa Muvandimwe Jean Marie Vianney, afata umwana bita Felicien akaba ari we ahakinisha. Abakinnyi bakuru rero wa kadire bakavuga bati no, ntabwo ari byo, uyu mwana bita Felicien adutsindisha imikino yose twatsinzwe, igihe cyose arimo turatsindwa. Kuki Haringingo yicaza umukinnyi ufite experience nka Muvandimwe Jean Marie Vianney agakinisha umwana muto, bakavuga ngo uruskwende, umwana muto cyane witwa Felicien utamaze igihe rwose muri ikipe ya Rayon Sport. Ntabwo abakinnyi ba Rayon Sport babyumva na gato, ndavuga abakinnyi bakuru. Bakavuga bati hagati mu kibuga Osaruwe niwe mediateur Rayon Sport ifite umeze neza cyane, iyo ari muzima atavunitse bishoboka bite ko atamukinisha agakinisha Mbirizi, urumva akaza guhengekamo na Gasongo, Mediana akayivangavanga, kandi Mbirizi ari umukinnyi nawe ngo wasubiye inyuma ku buryo bukomeye cyane, nawe ngo wirirwa mu bakobwa b'inyarugenge n'abagore rwose, ngo ni umukinnyi nawe ku myitwarire hanze y'ikibuga bitameze neza. Murabibona ko yatangiye neza sezo, ariko sezo igeze hagati witwa Eric Christian Mbirizi umurundi yasubiye inyuma cyane. Abakinnyi bakuru bagashinja rero ko Haringingo atajya yemera kwicaza uwitwa Mbirizi, urumva, kandi ngo aba atameze neza habe na gato, ngo nta forume aba afite, ngo abakobwa b'inyarugenge bamumazemo umugongo. Hanyuma rero ikigare cy'abakinnyi batatu rero aribo Onana, bifata nk'abakinnyi bakuru ba Rayon Sport, Onana, Rwatubyaye Abdul ndetse na Ruvumbu, barakomeza bagashinja uwitwa Haringingo kubanzamo atake idashoboye kandi afite abakinnyi beza bashobora gukina imbere. Baravuga bati Musa Kamara ni umukinnyi iyo agiye mu kibuga atsinda igitego, ni umukinnyi w'ibigango, ni umukinnyi wahungabanya abadefanseri bose bo mu Rwanda, yatsindisha umutwe, yatsindisha amaguru yombi, ni umukinnyi ufite imbaraga ubyiga abadefanseri, ni nka Sugira wa kera. Bishoboka bite ko akinisha Musa Esenu utazi guteresha amaguru, kandi umupira w'amaguru nyine ukinishwa amaguru, udashobora gutsinda atakoresheje umutwe? Bishoboka bite ko yicaza uwitwa Musa Kamara ndetse na Paul Were mu buryo buhoraho? Aba bakinnyi bakuru bo muri Rayon Sport ntabwo babyumva. Babwire n'amakuru kwitwa Musa Kamara yifuzwa n'ikipe yo muri Jordan yitwa Al Jazeera, irimo gutanga miliyoni 5 muri ekipe ya Rayon Sport. Kureba rero niba abiza kurangira agiye, ariko abakadire ba Rayon Sport barinubira ko uwitwa Haringingo amwicaza agakinisha atake y'umuntu batemera na gato, umugande bita Musa Esenu utsinda igitego kuri Mana Mfasha, uswa atapase zose bamuhaye, baruvumba bamuhaye, ibintu byose utamuterekeye umupira ku mutwe nashobora gutsinda igitego. Kandi Kamara batekereza ko ashobora gutanga umusaruro kurusha uyu mugabo witwa Musa Esenu. Ibi ngibi rero abakinnyi bafashe icyemezo, abakinnyi batatu Onana, Ruvumbu, Nzinga ndetse kandi n'uwitwa Rwatubyaye Abdul kapiteni wa Rayon Sport. Abagabo bavuze ko bamaze kwemeza ko batazongera kwemerera umutoza Haringingo gupanga ikipe uko yiboneye, bazajya babigiramo uruhare, niyanga ko babigiramo uruhare bivumbure bange gukina. Ibi ngibi rero byatangiye kuzamura umwuka mubi ku buryo bivugwa ko niyo batakwirukana Haringingo ku mikino isigaye, kuko hasigaye imikino mike ya shampiyona, biravugwa ko Haringingo atazongerwa amasezerano ndetse ashobora guhita mu by'ukuri asohoka muri ekipe ya Rayon Sport sezo ikirangira. Rayon Sport igashaka undi mutoza kuko babona neza ko ari Bola rwose niba abatoza ikintu cyose afasheho ejo akirekura. Abatoza batari consistent, uyu munsi aguye ikizere ko ibintu bishoboka, ejo bundi yahura n'agahurizo gatoya bam ukabona amanota bayakuyemo. Reba buryo APR turutse inyuma ya Rayon Sport ikayipakurura amanota agera mu 8, imaze guterekamo ikintu cy'amanota 6. Gutwara igikombe kuri Rayon Sport byo rwose iyi sezo ntabwo bishoboka, keretse igikombe cy'amahoro, kandi nabwo kimwe cya kane azahura na Police FC iherutse kumunyagira ibitego 4-2.
urumva ni ikibazo gikomeye cyane ku mutoza. Hari ingingo maybe aramutse arenze wenda equipe ya Police FC ashobora guhura pourquoi pas na APRC na Kiyovu Sport se birashoboka, ariko ni ibintu nababwiza ukuri ko bikomeye cyane kuri mutoza. Hari ingingo biramukomereye ni ihurizo riri muri equipe ya Rayon Sport. Nubwo rero mubona bisa nkaho bicecetse, nta muntu ubivuga, nta muntu ubikomozaho, ntabwo muri Rayon Sport ibintu bimeze neza na gato, kandi n'ibintu bitagoye kubibona kuko kumva ko Rayon Sport yatsinzwe ibitego 4 na Police FC, ugomba guhita wibaza ikijya mbere, ugomba guhita wibaza ikijya mbere. Ntabwo Rayon Sport imeze neza, ibihe bimeze neza, bahembwa ibintu byose biri ku murongo. Ntabwo Rayon Sport igitsindwa na Police FC ibitego 4, ntabwo bibaho. Nuko reba rero uko byose bizarangira. Amahirwe nuko sezira hafi kurangira, ariko bishobora kurangira n'ubundi bayisezo y'imfabusa nka sezishize n'ubundi kuri equipe ya Rayon Sport, ariko birashoboka ko hahita hakorwa impinduka nyinshi, kuko icyo twizeye cyo turi sûr et certain nuko perezida wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidèle ayikunda kandi ayifuriza iterambere kandi afite determination, aho azabona icyuho hose azahakosora kugira ngo sezo itaha ari nawo mwaka we wa nyuma kuri manda ye, nibura Rayon Sport izabashe gutwara igikombe cya championnat ndetse wenda inasohoka mu mikino birumvikana y'Afrika. Reka no mbashimire mbifuriza ibihe byiza cyane kuri Lorenzo Info. Niba utarakora subscribe kandi aho rwose ni ubuntu, nta kigoye na kimwe, ni support ubu duhaye. Hanyuma kandi ukande kuri yanzogera notification niba utarayikanda, ariko niba warikanzeho nyaboneka ntungire ukandaho, ubwo ujye ubona notification zacu uko teretse ikiganiro ukibona neza cyane. Bye bye.